Ikaze mu kiganiro BaradaVibes. Umeze neza? Ndagushimira rero ko ugiye gufata umwanya ukumva iki kiganiro. Uyu munsi aka kanya ndagira ngo tuganire ku kintu cyo kumva ubabaye. Ukumva ntago wishimye, rimwe na rimwe utazi n'impamvu. Kumva ufite ikintu cy'agahinda cyinshi cyane muri wowe kikakubana cyinshi. Ukumva warira. Ukumva nta kintu kigushimishije, ariko ukibaza ikintu kirimo kibitera. Ku buryo umuntu akubaje ati se ni iyihe mpamvu ushobora kutayisobanura neza, cyangwa se nawe iyo mpamvu ikaba ihari, rimwe na rimwe wanayisesengura ukabona itari impamvu itumurira. Ubuzima bwacu bwa buri munsi icyo gihe kibaho, ukumva urababaye, ukumva ntago wishimye. Rimwe na rimwe hari igihe bishobora guterwa n'ibihe uri mucamo, cyangwa se ukajya kumva birizanye. Hari n'abantu akubwira ati ndumva ntavuga, ndumva bitameze neza, mbabarira umwanya wanjye. Niba rero ari ibintu bikubaho kenshi bikagaruka kenshi mu buzima bwawe, kenshi mvuga, ujye ureba inshuro biza, urebe ikiba kibiteye. Hanyuma nubona bikubanye byinshi ukumva uraremerewe, ni ukuri nagira ngo nkugire inama yo kugana umuganga cyangwa se inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Nk'uko urwara umutwe, ukarwara ikirenge, ukarwara uruhu, no mu buzima bwo mu mutwe nabwo hari igihe biba bitagenda neza. Kuko rero ari ikintu abanyarwanda tutamenyereye, hari igihe utamenya ibyo ari byo, cyangwa wagira umuntu bibwira akakubwira atari ko ibyo ni biki. Hari n'abo nsigaye numva bavuga ngo izo ni indwara z'abakire, ni indwara z'abazungu. Oya, niba wumva koko uremerewe, abo baganga barahari kandi baba biteguye gufasha umuntu. Ubaze ivuriro runaka ahakwegereye, wumva icyo bisaba kugira ngo ubonane n'abo baganga. Hanyuma rero uretse no kuvuga ngo birakubaho kenshi, ni iki? Burya ikintu cyose kigira intangiriro. Hari ukuntu indwara itangira cyangwa se ikintu kikakuzamo kikagenda gikura. Uyu munsi rero nagira ngo nkubwire ngo si ngombwa kurindira yuko uremba kugira ngo bazakuvure. Ushobora kujya kwisuzumisha, ushobora kujya kubaza kwa muganga ukamenya ikibazo ufite. Ikindi kintu nagarukaho, hari igihe uba wumva ako gahinda karimo kakubana kenshi, ukumva urababaye, ukumva ntiwishimye, ugashaka kubihisha ukarenzaho. Mu gihe rero ufite ikibazo, mu gihe wumva utameze neza ukarenzaho, byanze bikunze hari ikintu kizavamo. Uyu munsi rero wirenzaho. Ese urumva ubabaye? Urumva warira? Ni iki kikubuza kurira? Nta mugaburira, iherera urire. Hari abantu bafite uburyo bivura butandukanye, nk'uko hari abantu barwara umutwe cyangwa bakarwara iyindi ndwara bakivura kinyarwanda nk'uko tubivuga. Nawe ushobora rero kuba muri uko kuba ufite agahinda ubabaye, hari ukuntu ushobora kwivura. Urumva ushaka kwiherera ukarira ukavuza induru, nta kuntu se wabikora, nta hantu wabikorera. Aho uba, aho ugenda. Hari umucuti wanjye wigeze kumbwira ati ngewe iyo numva mbabaye nshaka kurira, ajya muri dushe agafungura amazi akarira akavuza induru, bikamuruhura. Hari undi wambwiye ati ngewe nambara ekuteri ngashyiramo umuziki nkirukanka, nkagerageza kujya ahantu hatari abantu, ku dusozi, ahantu runaka, nkagenda koko ndira, nsenga Imana yanjye nyibwira agahinda mfite. Hari abandi bajya mu rusengero, insengero zihora zifunguye, kiliziya zihora zifunguye, akagenda akinjiramo agatakamba. Hariya mu kiliziya cyangwa se mu rusengero nta muntu uba ukwitayeho, buri wese aba afite amaganya ye. Byagushobokera kujyayo ugapfukama ugasenga ukarira. Hari abafata umusego agashyiraho umunwa akavuza induru akarira, ibyo bintu bimurimo bikasohoka. Niba ndavuga kwivura, ese ufite umuntu wabwira akakumva, ukagenda ukamwicarira ukamuririra? Uwo muntu niba umufite ko ufite umuntu w'agaciro mu buzima bwawe, wamusanze ukamubwira ikikuri ku mutima ko kukarira. Ni ikihe kintu wumva wakora cyakuruhura ku mutima kikagukuraho ku gahinda ufite? Ese ni iki kikubuza kubikora? Bataguseka. Abaguseka nta kintu bivuze. Iyo umuntu arwaye, iyo umuntu yumva atameze neza, umuntu akamuseka, ntukamuha agaciro mu buzima bwawe. Uyu munsi rero ndimo ndakubaza ngo ni iki gituma wumva ufite agahinda? Uyu munsi ntiwicare ngo uvuge ngo ukuntu umeze ntabwo nari nkwiye kuba numva mbabaye. Buri muntu wese urwego urimo, uko umeze ko ariko kose, ntukajye wumva rero wikura muri urwo rwego ngo uvuge uti ntabwo nari nkwiriye. Ahubwo
mbere yo kwikuramo uvuga ngo si byari bikwiriye, reba impamvu, kuko byanze bikunze impamvu irahari. Ese wowe urihagije? Ntabwo wihagije. Ushobora gusaba ubufasha, kandi gusaba ubufasha ntabwo ari intege nke, kandi niyo wagira intege nke ugafashwa. Hari ijambo rikunda kutunanira mu bantu cyane, ni ukuvuga ngo wamfashije. Umuntu agasaba ubufasha ageze hahandi hanyuma, ageze ku kagozi ka nyuma. Kandi iyo ari gusaba ubufasha hakiri kare, ubufasha ushobora kubushakira mu nshuti zawe, ushobora gushakira mu masengesho, ushobora kugera ku rwego rwo gushaka umuntu ubizobereyemo akagira ikintu agufasha, ariko ntubyihererane, kuko gahoro gahoro biriyongera, gahoro ugasanga birimo birakwica, gahoro ugasanga urimo uraremba. Ahangaha nabyo ngira ngo noneho ngaruke ku bantu bakikije abantu. Ese wowe uziranye n'umuntu, wowe uturanye n'umuntu, wowe ubana n'umuntu, wowe inshuti ya runaka, ameze ate? Hari abantu usanga avuga ngo yarahindutse, nta kitwiyegereza, nta kiboneka muri gahunda. Ese ni inshuti yawe? Ese wamugana mukaganira ukamubaza n'impamvu atagikora ibintu yakoraga kera? Murabizi ukuntu yabaga asabana, asahinda, agenda muri gahunda nyinshi, ubu yarabifunze. Ni iyihe mpamvu yabifunze? Wowe rero umuzi uwo muntu, mbere yo kumutekerereza, yo kumushakira impamvu zituma atakimeze nka kera, wagiye ukamusanga ukamuganiriza, ukamubaza impamvu. Ese wa muntu wabonaga kenshi, mwavuganaga kenshi, uracyamubona? Uyu munsi ushobora kumuhamagara ukamubaza amakuru ye, niba mwarajyaga muvugana. Wasanga uyu munsi ari ahantu atameze neza, agukeneye kugira ngo umubaze amakuru. Ntabwo bikureba. Nagira ngo mbikubaze wowe niba koko uvuga kuri inshuti ye, ko muziranye. Ikindi kintu, harimo abantu twita ngo ni inshuti. Ese inshuti zawe zimeze gute? Ugasanga umuntu kuri Instagram afite abacuti benshi, inshuti nyinshi, ibihumbi n'ibihumbi, abakomanta ku masitati ye, kuri Facebook niba bayikoresha, kuri WhatsApp ibintu bimeze nabi, inshuti ni nyinshi cyane. Ariko ugasanga mu buzima bwe bwa buri munsi nta nshuti afite. Ese hari inshuti ufite? Hari wa muntu umenya ko ucecetse akamenya ko hari ikintu kitagenda? Hari wa muntu ukubura muri sirikwi akibaza ahantu uri? Hari wa muntu ubona poste yawe ugahita abona ko harimo akantu katagenda? Wowe witwa kuri inshuti y'umuntu cyangwa se uziranye n'umuntu, hari ubwo ujya utera intambwe ukabaza umuntu ukuntu ameze? Ntabwo byoroshye ko umuntu akwifungurira, ariko ntawamenya. Ushobora no kumubaza uti urumva umeze ute, bigatuma hari ikintu gihinduka mu buzima bwe. Ushobora kumubaza uti urumva umeze ute, ntagire ikintu akubwira, ariko ejo akazatinyuka. Reka rero uyu munsi turebe ibyo bice bibiri. Wowe ufite ikibazo, wowe wumva utishimye, n'icyo uri bukore. Wibyihererana n'ukuri. Kwihagararaho. Hari ibintu biri mu muco wacu ushenguka ushira kugira ngo bataguseka. Nta mfura itaka, nta mfura irira. Ukabona abantu barimo baradushiraho kubera agahinda gakabije, kwiheba gukabije, kutishima, kumva ari wenyine kandi akikijwe. Ni ukuri mutobore muvuge, murebe umuntu mubwira. Niba uwo muntu wumva adahari, urebe uburyo ushobora kugira gute kugana inzobere. Hari amakampanye cyangwa se hari amapublicité ajya aca kuri radio, niba ariko navuga, bavuga yuko abo bantu bahari. Hari n'amanimero batanga. Ayo manimero muyumve, muyahamagare. Niba utinya kujyayo ngo atakubona, kuko abanyarwanda dutinya batubona, batazatuvuga, ugashenguka ushira kugira ngo batagucisha ijisho. None se ko baguhaye nimero, hamagara izo nimero utabazi. Hari abashaka kukumva, hari abagufashe. Bagane rero. Reka rero nkwifurize gutera iyo ntambwe. Uri uw'agaciro, urakunzwe. Urakunzwe nubwo wumva uri wenyine, nubwo wumva ntacyo umaze, ariko hari umuntu uyu munsi atagufite yakumva ubuzima buhagaze. Hari umuntu uyu munsi uramutse udahari ubuzima bwe bwajegera. Uwo muntu rero ni ukuri kugira ngo akomeze kugire mu buzima bwe, akeneye yuko utinyuka ukabona ugufasha muri icyo kibazo ufite. Ndabikwifuriza kandi nanone nkubwira ngo Nyagasani abigufashemo, Imana ibigufashemo, niba wemera Imana cyangwa icyo wemera cyose, ariko ubona uwo murongo wo gukira, wo kumva unezerewe, ufite akanyamuneza. Hanyuma nawe ubana n'uwo muntu, ugendana n'uwo muntu,
yihinduka ngo nawe niba arimo agenda kwitaza, agenda ajya ku ruhande ngo nawe ukomeze uvuga uti ko yahindutse se, ko atagishaka se kuba ari kumwe n'abantu. Hoye wasanga ako ari akamenyetso karimo kakwereka yuko ari ikintu kitagenda. Yiguhunga ngo nawe umuhunge, mwegere umube hafi.